kizarangira ryari? Ntabwo ibimenyetso byari byarangira, kuko ibimenyetso Yesu yadusigiye haracasigaye bitatu. Icya mbere ni uko ubutumwa bwiza butari bwagera mu nguni zose z'isi. Hari ibihugu by'abisilamu batarabwakira, aho ngaho tuzahagaruka, kandi abakirisito baracafite inshingano yo kuhageza ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza bwageze ku isi hose. Niyo mpamvu nagira ngo mbwire pasiteri maze ibirego, ni ukuvuga ngo ubutumwa bwiza bwageze ku isi hose. Pasiteri, ndagira ngo nkwibutse yuko igihe intumwa Yesu akimara kujya mu ijuru, intumwa zahise zitatanira ku isi. Zimwe zijya muri Afurika, izindi zijya ku mugabane wa Amerika, izindi zijya mu Burayi, izindi zijya muri Aziya, izindi zijya ku mugabane wa Osiyani. Ni ukuvuga ngo imigabane, intumwa zose zahise zigabanya imigabane yose, n'iyo migabane y'Abarabu, ahantu hose mbese ku isi intumwa zose zahise zigabanya. Kandi urabizi ko hari intumwa zimwe zapfiriye mu Buhinde, izindi zipfira hano muri Etiyopiya, hano muri Afurika, izindi zipfira mu Burayi. Ba Petero bapfira hari i Roma mu Butaliyani, bapfira kuri stade, na ba Pawulo intumwa bapfiriye kuri stade i Roma. Ni ukuvuga ngo abantu, intumwa nyinshi zaratatanye kugira ngo ubutumwa bugere ku isi hose. Urumva, ni nayo mpamvu iri koranabuhanga rigaragaza ko ubutumwa bwageze ku isi hose. Za Facebook, za Twitter, za Instagram, za WhatsApp, ikuvuga ngo ikoranabuhanga ryose, n'izi za TikTok. Ni ukuvuga ngo ubutumwa bwiza burimo guca ku mbuga nkoranyambaga, ahantu hose hataragera ubutumwa bwarahageze. Kandi uretse no gutatana kw'intumwa zikajya ku migabane yose y'isi, nta hantu na hamwe hataragera ivugabutumwa, ahubwo ivugabutumwa ryarahageze bararyanga. N'ibyo bihugu by'Abarabu uvuga, ivugabutumwa ryarahageze, yaba ku mbuga nkoranyambaga, yaba n'abakozi b'Imana benshi bagiye bagera muri biriya bihugu by'Abarabu, ariko ubutumwa babugezayo, ubutumwa bakabwanga. Ariko nta hantu na hamwe hataragera ubutumwa bwiza. Yesu rero araje bitarenze mu mwaka w'2031, bitarenze mu mwaka w'2031. Ubuhanuzi buvuga ko imyaka 6,000 yahawe isi izaba irangiye, Yesu agahita agaruka bitarenze mu mwaka w'2031. Agera hose. Icyo ni ikimenyetso cya mbere. Icya kabiri ni uko mbere yo kugira ngo Yesu agaruke, hazaba agahe k'amahoro, kariya kanditswe mu Batesalonike ba mbere ibice 5 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3, avuga ngo ubwo bazaba bavuga ngo nda amahoro nta kibi, ngo nibwo gutungurwa kuzaba siripureda, nuvuga ngo gutungurwa kuzabatera nk'uko nibwo kurimbuka kuzabatungura, nk'uko ibise bitungura umugore utwite, ngo kandi ntibazabirokoka. Nuvuga agahe k'amahoro kararangiye igihe korona yarangiraga. Niyo mpamvu ushaka kubwira pasiteri maze ibirego, umva nkubwire, agahe k'amahoro igihe korona yabaga, korona yari yiganje ku isi hose, isi yari ibuze amahoro. Ariko icyo gihe isi yari ibuze amahoro, haje guhita hazaho agahe k'amahoro. Ni ukuvuga ngo ubu turi mu gihe cyo kugotwa kwa kabiri, kubera ko kugotwa kwa mbere kwararangiye. Uribuka igihe Celesiyusi yagotaga hari i Roma, hariya igihe Celesiyusi igihe yazaga akagota i Yerusalemu, akagota rura rusengero akarugota akagera ahera hahera. Noneho icyo gihe yahise yisubirirayo, agenda adasenya urusengero. Kiriya cyari igihe cyo kugotwa kwa mbere. Ni nayo mpamvu rero buriya nubwo Titusi nyuma yaje kugaruka rura rusengero akarusenya, ariko Yesu yari yababwiye ati nimubona Celesiyusi aje agahagarara ahera hahera akagota urusengero, muzamenye ko aricyo kimenyetso cy'uko urusengero rugiye kurimbuka, muzahite muhungira mu misozi. Rero kiriya gihe cyari ukugotwa kwa mbere k'urusengero.
nubwo Celesiyusi yagiye adasenya urusengero, ariko Titusi yahise agaruka urusengero ararusenya. Na Nebukadinezari nabo niko byagenze, yageze hariya i Yerusalemu yagose rwa rusengero rwa Salomo, yikanga ingabo asubirayo adasenye rwa rusengero rwa Salomo. Nibwo ba Pashuri bahise babwira Yeremiya, baramubwira bati waratubeshye utubwira uti ngo Nebukadinezari ngo azaza ngo agoto aha uyu murwa utwika usenye n'urusengero rusenye. Ati none ko Nebukadinezari asubiyeyo adasenye uru rusengero rw'i Yerusalemu. Nuko Yeremiya yahise arababwira ati rero nubwo ingabo za Nebukadinezari zihagose zikaba zigiye zitahasenye, ariko zizagaruka rwose. Ziriya ngabo zizagaruka, ziriya ngabo z'i Babuloni zizagaruka, zihanyage, zihasenye, zihatwike, ziharimbuke. Pashuri aramubwira ati rero Yeremiya uri umunyabinyoma. Yeremiya arababwira ati kiriya ni ikimenyetso Imana yari itanze yuko Yerusalemu igiye kurimbuka n'urusengero bagiye kururimbura, bakanyaga ba Saduraka na ba Meshaki na Abedenego, bakanyaga ba Daniyeli bakabajyana i Babuloni. Kiriya ni ikimenyetso Imana yari itanze. Nubwo ziriya ngabo z'i Babuloni zaje zikahagota, none zikaba zisubiyeyo zitahasenye, ariko zizagaruka rwose. Ejo bundi zizongera zigaruke, harabura iminsi mike ibarirwa ku ntoki nk'itatu kugira ngo zongere zigaruke. Buracya burira, za ngabo za Nebukadinezari, za ngabo z'i Babuloni zahise zigaruka, zirahasenya, ziraharimbura, n'urusengero zirarusenya, ibyo mu rusengero zirabinyaga, zibijyana i Babuloni. Abana b'ibwami babajyana i Babuloni. Pashuri rwose biramucanga, ariko Yeremiya yarahagaze areba ukuntu Babuloni yaje igasenya ruriya rusengero rw'i Yerusalemu, areba ukuntu Yerusalemu baje bakayisenya bakayirimbura. Yeremiya rero niwe muhanuzi wahagaze mu kugotwa kwa mbere igihe bahagotaga ntibahasenya, no mu kugotwa kwa kabiri igihe bahasenyaga. Yeremiya niwe wahagaze kandi abona ukuntu Yerusalemu isenywa, abona n'ukuntu urusengero rusenywa bakarusahura. Nanjye rero umuhanuzi Emma, nanjye mfite ubutumwa bwo guhagarara kuri iyi si, nkabona ukuntu isi irimbuka, nkabona ukuntu isi isenyuka. Njyewe umuhanuzi Emma ntabwo nzapfa, nzabona ukuntu iyi si irimbuka, kandi iyi si igomba kurimbuka bitarenze mu mwaka w'2031. Iyi si igomba kurimbuka bitarenze mu mwaka w'2031. Nta kimana izakora itabanje guhishurira abagaragu bayo bayubaha ku manywa na nijoro. Niko Imana yabwiye Mose mu gice cya 3:8, niba ntibeshye. Nta kimana izakora itabanje kubibwira abahanuzi bayo. Kandi ni nayo mpamvu Imana yavuze ati ntabwo najya kurimbura Sodoma n'i Gomora ntabanje kubibwira inshuti yanjye Aburahamu. Ntabwo Imana yajya kurimbura isi itabanje kubibwira umuhanuzi uyikunda cyane Emma. Ntabwo Imana yajya kurimbura isi itabanje kubimbwira, nk'uko Imana yavuze ati ntabwo najya kurimbura isi, ntabwo najya kurimbura Sodoma n'i Gomora ntabanje kubibwira ntabanje kubibwira inshuti yanjye Aburahamu. Njyewe rero nzi umunsi n'isaha iyi si yacu igomba kurimbuka bitarenze mu mwaka w'2031. Iyi si yacu igomba kurimbuka ikavaho, hakabaho ijuru rishya n'isi nshya, tukima imyaka 1000 muri Yerusalemu. Ibyahishuwe igice cya 20, tukima imyaka 1000 muri Yerusalemu. Yego, ni nayo mpamvu rero nakubwiraga agahe k'imbabazi karatambutse. Buriya igihe korona yarangiraga hari ukugotwa kwa mbere, ubu rero twarakererewe. Ukugotwa kwa kabiri ubu niko turimo. Nimuhungire mu byaro, muve mu mijyi ikomeye, muve muri ayo mataje, mujye guhungira mu byaro, mugende muhinge mworore, kuko iyo mijyi mutuyemo igiye kurimbuka. Imijyi urimo, buri muntu wese urimo kunyumva utuye mu mujyi, nawe usohokemo ajye gutura mu byaro, ahinge yorore kugira ngo atarimbuka. Ibyago 7 bigiye kurimbura imijyi. Iyo mijyi hagiye kuza ibibumbe by'umuriro biturutse mu isanzure birimbura imijyi utuyemo. Buri mujyi wose, yaba Afurika, Aziya, Osiyaniya, Amerika, Uburayi, Aziya, imigabane yose igiye kurimbuka.
ariko hazarimbuka imijyi gusa, abantu batuye mu byaro nibo bazarokoka. Nk'uko hariya muri Egiputa abantu bari batuye i Gosheni batarimbutse kubera ko bari batuye mu byaro. Bya byago Mose yateje muri Egiputa byibasiraga imijyi ariko ntabwo byigeze bigera mu cyaro cy'i Gosheni. Niyo mpamvu rero Imana yarambwiye ngo mbwire abantu bave mu mijyi ikomeye bajye gutura mu byaro, kuko ayo mataje agiye kugwa bitarenze mu mwaka w'2031. Nimwihungire mu byaro. Nuko Yozefu abwira bene se na se, arababwira ati umwami Herode, umwami nababwira ati mukora iki, murajya hehe, muba hehe, mutuye hehe, mukora iki? Nuko Yozefu arababwira ati muzabwire umwami, mumubwire ko muri abaturage bo mu byaro by'i Gosheni, muri abahinzi, muri aborozi. Nanjye rero ndagira ngo mbabwire, abayobozi nibo bababwira ngo mugume muri iyo mijyi, mubabwire muti twe turi abahinzi, twibera mu cyaro, tuba mu nkengero, kuko iyo mijyi igiye kurimbuka bitarenze mu mwaka w'2031. Nimuhunge rero mujye gutura mu byaro kugira ngo mudapfa, kandi muzicuza, dore kugotwa kwa mbere Selisiyusi yaragose. Kugotwa kwa mbere kwa Selisiyusi bigereranywa na korona. Igihe Yeremiya yabonaga, igihe Pashuri yabonaga ingabo z'i Babuloni, ingabo za Nebukadinezari zigose Yerusalemu zikagenda zitayisenye, icyo gihe byari ukugotwa kwa mbere, nabwo kugereranywa na korona. Urumva, Yeremiya yaravuze ati nubwo ziriya ngabo zigiye, zizongera zigaruke zihasenye ziharimbure. Yego, kandi na Yesu yarabivuze ati nimubona Selisiyusi ahagaze ahera akagenda ataharimbuye, icyo gihe muzahite muhungira mu misozi, kubera ko Titusi azagaruka asenyura urusengero. Korona rero niyo yatubereye kugotwa kwa mbere. Yego, duhunge kuko igihe kirageze, bitarenze mu mwaka w'2031 isi igomba guhita irimbuka. Ntihagire rero umuntu ubashuka ngo abazanire inyigisho z'abajezuwiti, ngo hazaza, ngo antikirisitu. Izo ni inyigisho z'ubupapa, ngo antikirisitu ngo azinjira mu rusengero, ngo atange ibitambo, ngo antikirisitu ngo azigira Imana. Izo ni inyigisho z'abajezuwiti. Ntabwo antikirisitu azaza, ahubwo yarangije kuza. Antikirisitu ni Papa Francis, kuko Papa Francis niwe uzahangana na Yesu, niwe uzarwana na Yesu. Ni ukuvuga ngo rero nta wundi antikirisitu uzaza atari Papa Francis, kuko Papa Francis niwe uzarwana na Yesu igihe Yesu azaba amanutse ku bicu, kandi Yesu azakuraho ubwami bwa Papa Francis. Bakirisitu ntibabayobye, dore izi nyigisho zaturutse mu bajezuwiti, izi ni inyigisho zaturutse mu bupapa. Izi ni inyigisho zivuga ngo antikirisitu azaza mu gihe cya kera, kandi antikirisitu yararangije kuza, arimo gukorera hano i Roma mu Butaliyani, hano i Vatikani, hano kwa papa. Antikirisitu rero nyakuri niwe Papa Francis, niwe wakomeretse uruguma rwica, kandi uruguma rwe rwarakize mu mwaka w'2017, ubwo amadini yose, niryo nawe urimo wowe unyumva, amadini yose yasinyanye ubufatanye na Papa Francis yuko agomba kwiyunga na Papa Francis. Antikirisitu rero mu mwaka w'2017 niho antikirisitu yakoze ku mugaragaro, ni nabwo yahishuwe, ni nabwo yatangiye kwivuga ko ari Imana, ni nabwo yatangiye no kwemera abatinganyi, ni nabwo yatangiye no kwemera gukuramo inda, ni nabwo yatangiye no kwemera ibintu byose bizira kuwiteka. Urumva, ni nayo mpamvu rero haje inyigisho zaturutse ku mwuka wa Satani, kuko mu Batesalonike ba kabiri, urwandiko rwa kabiri rw'Abatesalonike igice cya 2 umurongo wa 11 haravuga ngo nuko nzoherereza umwuka w'ubushukanyi ujye mu bapasiteri, ujye mu matorero ya Gipantekote, ujye mu matorero y'Abadivantisi, ujye mu matorero y'Abagorozi, ujye mu matorero yose yo ku isi. Ngo uwo mwuka w'ubushukanyi ngo uzatuma bizera ibinyoma, amadini yose yo ku isi n'abakirisitu bose bizera ibinyoma, kandi banga ukuri. Yego, niyo mpamvu nakubwira nti izo nyigisho barimo kubigisha mu nsengero barimo kubabeshya, barimo kubabwira ati urusengero rw'i Yerusalemu ngo ruzongera rwubakwe, urusengero rwa gatatu, ngo dore inka yarabonetse y'umutuku, ngo ibikoresha amasima, inzugi, ibikoresha
ibikoresho bizubaka urusengero ngo dore byarabonetse ngo bagiye kubaka urusengero. N'abajezuwiti n'ubupapa barimo kubabeshya kugira ngo antikirisitu mumushyire mu gihe kizaza cya kera, kandi antikirisitu arimo gukora habura agahe gatoya ngo bahite bamukuraho twime ingoma y'imyaka 1000. Ni ukuvuga ngo bagaragaza yuko inka yabonetse yo kuzatamba, bakagaragaza ko n'ibikoresho bihari, bakagaragaza na purane n'igishushanyo cy'urwo rusengero rwa gatatu, ariko ni mu buryo bwo kujijisha kugira ngo mutamenya imikorere ya antikirisitu. Ariko nkatwe duhari kugira ngo tubahishurire ibigiye kuba bitarenze mu mwaka w'2031 isi irarimbuka. Ni ukuvuga ngo impamvu pasiteri maze ibirego arimo kuvuga gutya ngo urusengero ruzongera rwubakwe ngo kubera ko umwana w'isezerano atazaraganwa n'umwana w'ikinyendaro. Ni ukuvuga ngo uramutse uzanye ubwo buhanuzi ni ukuri wayobya abakirisitu benshi, kubera ko ubwo butumwa ni ubutumwa bwazanywe na papa n'abajezuwiti, ni ubutumwa antikirisitu akoresha kugira ngo agaragaze yuko kuza kwa antikirisitu kuri mu gihe cya kera kandi ari we nyakuri urimo gukora. Niyo mpamvu ngira ngo nkubwire rero pasiteri, turamutse tubwiye abakirisitu yuko urusengero rw'i Yerusalemu rwa gatatu rugiye kubakwa, ngo antikirisitu ngo akaza ngo akinjira muri urwo rusengero ngo agatamba ibitambo ngo akiyita Imana, ngo uwo antikirisitu ngo niwe uzinjira mu rusengero rwa gatatu rw'i Yerusalemu ngo agahagarika intambara zose ziri ku isi, yaba izi zo muri Kongo M23, yaba n'izi ntambara za hano muri Isiraheli na Siriya na Isiraheli na Gaza na Palestina, cyangwa izi ntambara z'Uburusiya na Ukraine. Ngo antikirisitu murigisha ngo antikirisitu ngo urusengero rwa gatatu nirumara kuzura ngo azinjira muri urwo rusengero rwa gatatu ngo ahagarika intambara zose zo ku isi, ngo namara guhagarika intambara zose zo ku isi ngo habe hagaheka imbabazi, ngo nihamara kuba hagaheka imbabazi ngo nibwo umujinya w'Imana uzabatungura bakivuga ngo amahoro ni amahoro, kubera ko antikirisitu ngo azaba ahagaritse intambara, ngo antikirisitu azaba ahagaritse ngo antikirisitu namara kwinjira muri rwa rusengero rwa gatatu ngo azahagarika intambara zose ngo habeho amahoro. Ngo ayo mahoro rero ngo nibwo abantu bose bazavuga ngo hari amahoro, ngo ni amahoro, ngo nibwo Imana izabatungura bavuga ngo ni amahoro ni amahoro, ngo ihite ibarimbura. Ariko icyo ni ikinyoma. Ntabwo antikirisitu azahagarika intambara zose zo ku isi, ntabwo ruriya rusengero azarwinjiramo. Icyo ni ikinyoma cya antikirisitu arimo gukoresha kugira ngo mwibagirwe ko isi igiye kurimbuka mu mwaka w'2031. Ikindi kibazo rero ndagira ngo nyisubize cyo gushibuka k'umutini. Gushibuka k'umutini rero, umutini warashibutse, yego ibibabi by'umutini byaratoshye, kandi wibuke igihe Isiraheli, igihe uriya mu perezida wo muri Amerika, igihe Donald Trump yemezaga yuko Yerusalemu ari umurwa mukuru wa Isiraheli, icyo gihe nibwo igiti cy'umutini cyashibutse, kubera ko ambasade zose zaje hano muri uyu murwa wa Yerusalemu. Kandi Yerusalemu yariyubatse, Yerusalemu yariyubatse, yubaka amataji, bariyubaka, barongera baregerana. Urabona iyo bavuga ngo igiti nicyongera gushibuka, ni ukuvuga ngo igihe Abisiraheli n'Abayuda bavaga mu buhungiro bakaza hano i Yerusalemu, bakongera bakahasana, bakahubaka, bakagira gute, icyo ni ikigaragaza yuko umutini ibibabi byashibutse, igiti rero cyarashibutse. Uramutse uvuze hano muri Matayo 24 ngo nitubona ngo gushibuka k'umutini nyine ngo igiti cyongeye kumera, ni ukuvuga ngo ibyo byarabaye, Abisiraheli barishubije. Ntago bitandukanye no kubaka urusengero, kubera ko nibavuga ngo gusubirana kw'Abisiraheli cyangwa se ngo umutini turebere ku mutini ngo nicyo kimenyetso cyo kugaruka kwa Yesu, ikimenyetso cy'umutini cyarangije kuba. Umutini warameze, ibiti ibibabi byaratoshye, Abisiraheli bavuye mu bunyage, bagarutse i Yerusalemu, barahasanye. Ubu Yerusalemu
hasigaye ari wo murwa mukuru wa Isiraheli, ambasade zose barimo kuzizana hano i Yerusalemu. Urumva hano i Yerusalemu ni ukuvuga ngo rero umutini warashibutse, icyo kimenyetso nacyo cyararangiye. Igisigaye rero ni uko impanda y'imperuka igiye kuvuga, kandi Yesu agiye guhagarara mu bicu avuza impanda, habeho kugaruka kwa kabiri kwa Yesu Kristo. Dore Yesu araje bitarenze mu mwaka w'2031. Nimujye mu byaro kuko imijyi igiye kurimbuka.